ariko ubwira Imana ngo uyu mugoroba nanjye unkoreho. Amen. Yesu ashimwe. Yakobo yari afite imigisha Imana yamuvuzeho, ariko uwo munsi yahuye na marayika, uwo munsi yahinduriwe izina. Uyu munsi izina yahinduriwe niryo ubwoko bw'abakomotsi bwiswe Israel. Amen. Yesu ashimwe. Iyo turimo turasenga, iyo twaje imbere y'Imana, Imana iratuzi intege nke zacu, izi uko tumeze, ariko reka tube nka Yakobo tuvuge ngo Mana ntabwo turi bure kuruta duhaye umugisha. Oh, sinshaka kubonifuza. Oh, genderera ibijoro rimwe, ibyo yakubonyemo, irane nawe umugisha wawe. Ibijoro rimwe, ibyo yakubonyemo, irane nawe umugisha wawe. Ibijoro rimwe, ibyo yakubonyemo, irane nawe umugisha wawe. Diano mwami, Diano Yesu, Diano iri joro data nirisige amateka. Diano mwami, Diano Yesu, Diano iri joro data nirisige amateka. Diano mwami, Diano Yesu, Diano iri joro data nirisige amateka. Diano mwami, Diano Yesu, Diano iri joro data nirisige amateka. Diano mwami, Diano Yesu, Diano iri joro data nirisige. Diano Yesu, Diano iri joro data nirisige. Mwami Diano mwami, Diano Yesu, Diano iri joro data nirisige amateka yanjye ahinduke. Sinshaka kubonifuza. Iri joro rimwe, ibyo yakubonyemo, irane nawe umugisha wanjye. Ntekereza ko buri wese yaguwe neza mu mwanya we. Turashima Imana ku ngo yarenze mu rugendo, abari bari mu gihugu cy'Ubufaransa. Ntekereza ko hari abenshi baturutse, ndetse n'abari bari muri bino bice bitandukanye mu Bubiligi. Bose turashima Imana ko itwemereye tukaba tubashije kuba duteraniye muri iyi nzu amahoro, kandi turiringira yuko Imana itazabura kubana natwe. Rero nagira ngo muri kano kanya dufate umwanya mutoya twakirane. Haleluya. Nagira ngo dufate umwanya mutoya twakirane mu minota itari myinshi itarambiranye, kuko ntekereza ko ejo dufite umwanya wo gusenga, dufite umwanya wo kumenyana byisumbuyeho, ariko nzi ko abenshi tunaziranye.
rero nagira ngo tubikore muri ubu buryo, nagira ngo sabe papa Zabe aze ko muri kino gihugu niho twaje dusanga benshi, nako twese dufashe guha ikaze bene data abavuye mu Bufaransa, yaba bavuye mu Budage ndetse n'abahangaha. Ubundi narangiza turavugana gahunda y'ejo, dusenge tunasoza. Murakoze. Nsashimwe cyane, turabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turabishimiye kandi turabanezerewe. Turabashimiye, iryo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri turagira ngo tubahe ikaze. Tubahe ikaze, mwiyumvemo ikaze, wumve yuko niba wavuye mu Bufaransa, wumve yuko hano arimo mu rugo iwanyu mu Bufaransa, niba wavuye mu Budage, wumve ko arimo mu Budage, mu Buholandi, ahantu hatandukanye, wumve yuko ari nkaho ari mu rugo. Icyo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri ni ukugira ngo tubabwire yuko uyu munsi cyangwa se iyi minsi tugiye kumara hano, uko hasigaye 2, navuga ngo ni iminsi y'imboneka rimwe. Ndayita imboneka rimwe kubera iki? Ni ibihe dukora amasengesho rimwe gusa mu mwaka, kandi ayo masengesho aba yaduhenze. Ubundi ku cyumweru cyangwa se ku yindi mibyizi, indi minsi urahaguruka ugakaraba ukagenda hariya mu rusengero hafi y'iwawe. Guhaguruka rero, ugahagurukana abana 3, 4, 5, 6, 7, ugahagurukana umuryango wose, ugasiga ibyawe, ni ikintu navuga ngo gihenze mu buryo bw'imibereho no mu buryo butandukanye. Ubwo rero kuba umuntu yaje ukigomwa ibyo byose, icyo waje gushaka ntugicyure, byaba ari ikibazo. Ugatanga amayeri 1000, 2000 anarenga, ariko cyane kirenze kuri ibyo igihe cyawe ugatahiraho. Najyaga mbibona nagiye mu Bufaransa nkavuga ngo ikintu gishoboka icyo ari cyo cyose cyatuma ntagira umunezero, cyatuma ntabonera umugisha imbere y'Imana, ntabwo numva ngishaka. Ariko hari ibiza ku ngufu, ibyo byaza nyine bikaza, ariko ntibiguherane. Ubwo rero muri make rero twaje gushaka iki? Twaje gusenga Imana, twaje gushaka ibihe byiza. Ntabwo ari uko ibihe byiza biba hano mu Bubiligi, ahubwo ibihe byiza biba muri weho, ibihe byiza biba muri njyewe, ibihe byiza biba muri twe. Icyo dukora nk'ibiti, igiti kimwe iyo cyegereye ikindi bakazana agashashi k'umuriro, bihinduka umuriro mwinshi. Ikara rimwe iyo uryegereje irindi ukayashyira hamwe, aracana agatwika. Icyuma iyo gityaje ku kindi kiracyara, ariko iyo kityaje cyonyine ntawe kiryara. Twaje gufashanya, niyo mpamvu munze kubwira abantu nta protokole ziba hano, twese tuje mu rwego rumwe gushaka mu maso y'Imana. Ubwo rero umfashe nanjye ngufashe kugira ngo tubashe guhembuka kandi tubashe kugira umunezero, kandi umunezero wuzuye. Muri make rero turabashimye, mwumve ko tubashimye, kandi namwe mwumve yuko mushimye Imana, kuko ibyo mwahize, umuhigo mwahize wo kugira ngo muzaboneke muri iki giterane mubugezeho. Ubwo rero igisigaye ni ukugira ngo ibyo mwifuje cyangwa se ibyo twifuje tubibone. Tubahaye ikaze aho buri wese yaturutse. Ntabwo ndavuga ngo buri wese mubaze izina rye cyangwa se tubwirane amazina, kuko ubu burije dushaka kugira ngo tuve muri uyu mwanya buri wese agiye aho araruhuka. Bref, turabashimiye, tubahaye ikaze nk'uko umuyobozi wa Evangeliste Roman wa Retraite de Prière, no kunanirwa birimo, yabibabwiye. Iki giterane ni igiterane ngarukamwaka gifite intego ivuga ngo dusenge ubudasiba. Tubisanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike 5:17. Tuzaba umwanya wo kugira ngo tubidevelope ejo, tubiganireho mu buryo buhagije, ariko noneho tutanabiganira gusa, ahubwo tunabikora, kuko buri wese akwiye kubona ko igihe tugezemo twari dukwiye gusenga
kandi tugashyiramo imbaraga zacu zose ntabwo ari kanakora asengera undi ahubwo ni wowe wisengera ku giti cyawe nanjye ukansengera ariko d'abord banza wisengere ntabwo uzambwira ngo none banza wisengere ubabaje ku giti cyawe nanjye mbabaje ku giti cyanjye ufite ibikugoye nanjye mfite ibingoye ubwo rero ni njyewe n'Imana ni weho n'Imana isabaho umugisha turabakunda kandi turabishimiye murakoze. Haleluya. Imana umugisha ntekereza ko byose yabivuze ndagira ngo yenda mu rwego rwo kwakirana buri muntu wese asuhuza mugenzi we amubwira ati karibu muri uyu mwiherero w'amasengesho bose babikore kandi mubikunze ahantu hatandukanye n'indi minsi turimo musuhuze mwifuze rwose mu buryo bifashwe kandi bane n'Imana. Amen. Hanyuma rero siko byarangiye hari duhanamugisha ntabwo ndi gusubira mu magambo avuzwe ahubwo genda baha amatangazo ko kwakirana tugendeye aho umuntu yaturutse. Ntabwo uyu munsi dufite umwanya munini kubera yuko uyu munsi kuba ari ukugira ngo abantu baje ku wa kane twegerane dusuhuzanye dusangirire hamwe hanyuma tunasenga Imana ubundi duhane gahunda y'ejo. Turi hano rero iminsi 3 uhereye uyu munsi nyine kugeza ku wa gatandatu samedi turi hano nta kindi kintu nababwiye dufite intego ikomeye iruta izindi zose ndetse itangaje niyo kwegera Imana kugira ngo natwe twegere. Reka dusabe Gandi yigira amasenge asengere ko mwese mugiye kuryama tugira gusengera kugira ngo nibagira gusenga uryamye umenye ko twasenze nunagera ibintu bitaza kutubona akatunganya ukawupfusha ubusa. Hanyuma anasengera umunsi w'ejo kugira ngo Imana izabane natwe ubundi niturangiza tubwirane ubuntu bw'Imana bane na buri muntu wese karimo no gusenga. Iteka mwami data twese mu ijuru mwami bane natwe ukaba tukagirana amahoro aho twavuye hose hirya no hino data waturinze urugendo rurerure waturinze amasida data twese urakoze urakarama ukomeze ubahwe mwami data uri mu ijuru kandi turagushimye ko watugejeje hano amahoro twumvishe ko gahunda izagenda mwami data twese turagusaba uzabane natwe mwami uturinde biturangaza byose mu izina rya Yesu. Umwanya tugiye kumara ntituzamare hano umwanya w'ubusa mwami ahubwo tuzaza hano buri muntu atanga ijambo ryawe mwami wamuteguriye data twese. Turagusaba rero mwami ubane natwe muri aka kanya tugiye kuruhukamo ejo tuzabe dufite imbaraga zo kumva ijambo ryawe gusa no kuguhimbaza no kugushima data urakoze urakarama urane natwe amen. Ushimiye abashyitsi bose na bene natuzibya hanezeje umukiza ari hamwe nawe. Amen. ya konferanse rero yatangiye twababwiraga retraite de prière cyangwa umwiherero w'amasengesho uri kubera verifiye nk'uko Evangeliste Romonde twabibagejejeho na n'ubu rero turahabaye kugira ngo nyine n'abataje dukomeze tubakurikiranire uko biri kugenda. Turongeye turagusuhuje nanone. Urakoze cyane Imana ibamugisha. Ya Eric urabona ku nshuro ya mbere kuri uyu munsi kuri uyu mugoroba ukurikije wenda uko wabitekerezaga urabona igiterane cyitabiriwe bingana iki ese uko cyitabiriwe niko wabitekerezaga? Buri gihe Imana irarika wowe ushobora kurarika abantu ariko Imana ikararika bishaka ariko franchement njyewe uko natekereza ko abantu bakitabira ndabona ariko bimeze kandi biranyuze ku mutima wanjye. Ntekereza ko icy'ingenzi ni uko abantu bose Imana yabaha bihagije imitima yabo kuko nta muntu muri twebwe twese ufite icyo kubaha
kandi Imana ikumva gusenga kwacu kuko twaje kuyisenga. Amen. Ejo n'ubundi ni kuwa gatanu birakomeje kuzageza. Ejo ni kuwa gatanu dukomeje amasengesho harimo gusenga twirije ubusa nk'uko gahunda zacu zisanzwe zigenda hanyuma bikageza kuwa gatandatu. Ya urakoze cyane rero Evangelise Romonde turahabaye kugira ngo nyine dukomeze dufatanye namwe umurimo w'Imana ivuga butumwa. Amen.